Amasimes cyane twakire Dudu. Mwiriwe. Nitwa Dudu, mu rugo ni mu Mutara, Nyabwishongwezi, hepfo y'Akagezi, uzamutseho muri karuca ya kabiri. Mbere yuko nangira ndabanza nsaba imbabazi. Umuntu ngiye gusaba imbabazi bamwita Buryohe, nahaguruka abanza basuhuze n'abatamuzi bamurebe. Papa Buryohe, haguruka usuhuze itorero mbere yo gusaba imbabazi. Buryohe, ni ukuri nsabye imbabazi ciye bugufi, ntago nari nzi ko uri mu bantu batumye aya mahoro dufite wabigizemo uruhare. Ntago nari nzi ko uri umudimobe. Biriya bintu byose navuze ni ukuri umbabarire, byari ugushaka umugati. Buryohe yagiye kuri Instagram ye aducangamo akantu, apostinga amafoto nk'ijana ari mu ndege. Nyine turavuga tuyu ni umusirikare wuzuye. Bukeye apostinga, mama Buryohe we, ibintu biri Rubavu, ngo mvuyeyo ngo araca ku mutwe. Umusirikare yumva isasa akiruka. Akangusuze wararurwanye nawe wamenya wabona waranatekaga. Naguteka ndabizi ariko. Naguteka ndabizi. Njye bibona dukaranza akantu k'agatogo mu gitondo. Inkotanyi nyayo ntacyo ibitazi gukora. Ako uyu siti yo nawe ndamugaye. Gute papa byuka gakoropa gateka koza ibyombo wicaye? Arabikora. Ajya bikora ariko niwe ubikora cyane. Fata nitorosho nkatorosha, umweyo nkakubura. Uzi ko ushobora kuba umusiganye. Ariko buriya tugibihe. Papa buryo hakunda imirimo. Ndi mwana ajya koza ibyombo yanda byose nabyitanze. Ese ni iki cyatumye uva mu gisirikare? Oya ndacyakirimo, nje ndi ingabo y'igihugu. Ariko nibyo uko twigisha gutera akabariro kandi kugira twororoke. Burya papa Buryohe ni umuntu w'umugabo. Kuriya kuntu abantu baba bafite amayuniti bayoboye iki n'iki. Buriya we yarashinzwe ko urugamba nirurangira azamakinga sure yuko twororoka. Gusa nanone nyuma yo kwisabira imbabazi no kwiyungana papa Buryohe, ndagira ngo ngaye igitsina gabo kirimo hano n'abasore twigaye. Ntago tukireba video za papa Buryohe. Arara amajoro ashaka imiti yongera akanyabugabo adufasha iki n'iki, ariko twese ikigaragara twariraye kandi nitwabikorera. Koko umukobwa akoresha Heineken papa Buryohe ahari? Bivuze ngo twese nitugitinda. Papa Buryohe, turaza gusura kuri video yawe nukuri. Turihanye wongere wa uploading. Hanyuma ngiye mu rugo ni mu Mutara. Papa wanjye ndibukaza Kigali bwa mbere yaraje kubera nge, aje kunsura mu bikomera amashyi. Urumva mwana we kuzi Kigali nkatura nkaba nkodesha kaza aje kunsura. Gusa nyine aje yazanyemo ikintu cya Nyabwishongwezi arakabya. Yaje kunsura avira Miremera. Aramamagara ati mwana wanjye ubundi Iremera. Ndamubwira ni ngendoye Kacyiru wavirima hatariho. Fata KBS cyangwa Yutongo ukomeze uze Kacyiru. Arambwira ngo barasaba gukora, ndamubwira ni baragukorezaho. Bamukoreza haraza. Bageze convention abantu bavuyemo na wavamo. Aramamagara ngo mwana wanjye ndi hano kuri iki kizu kimeze nk'igi ngo mbwira uri he? Ndamubwira ni vie aho ni convention komeza ongera ufate Yutongo nge ni Kacyiru.
namwe ni kandi kugira ngo utayoba ngiye guhagarara mu cyapa numbona uhita usohoka wicare ku idirishya ati sawa yicaramo bagera Kacyiru mu cyapa hano nayo magaze yari yicaye ku idirishya baranambonye ngo Dudu nakubonye ngo ko ntabwo nari nzi ko harimo televiziyo ngo hagiyemo amakuru ndagaruka yikomereza Nyabugogo gusa vie yajyaga niyemera byatari ngo yari umuhanga hari ukuntu nazanaga amanota mabisi njya mbihakana akantu ngo nugatsindwe ngo twitwara abahanga ngo twitwize kera ngo turabahanga ngo ibiki n'ibiki nkamubwira ariko vie uhora utubwira ngo wari umuhanga wagiye utwereka biroti ngo biroti nazo ngira tukamubwira ati nago wakiga udafite biroti ngo simuzi ko nigiye Kongo se tumye se Kongo niho badatanga biroti ngo yaye ngo ni muzi ibibazo bibaye ngo barazisahuye none namenye ko ibintu byo kwiga atari ibintu bye murabizi mu magroupe scolaire nge nize GS ubusanga muri A B C na D ugasanga buri shuri ririmo abana nka 80 bakaba bateranya mwese ugasanga muri nka 200 nigeze kuba w'iryinani ngeretse papa agira ngo ni school fees ngo mwizina ryese 180 ngo GS Gusaviye wanjye n'umuntu mwiza ndamukunda ukarakigikira izi blague ndabanza nkazimubwira kugira ngo menye ko neza ko ndi butahe ejo nagiye muri night club ndi kumwe n'umukobwa ngezeyo mbona ku ruhande rwanjye hari ikijama kikijeya kikiri loki gituje nta mukobwa bari kumwe cyifitiye akantu kiri kwinywera gake gake mu gihe kiri kubyina mbona haje umujama atangiye kumukoraho ndavuga nije yargisha umuntu ngiye kumva numva ngo kandi icyo ushaka ahora kibona murakoze cyane Bikanga